Imana
nari mbabwiye ngo tumutunge ibiganza kwawe kugira ngo tumusabire umugisha kwe. Nabonye mukunda ijambo ry'Imana, nanjye narabakunze. Imana nange ngo nzaze mbabwire ngo amashimwe Imana iri gushaka muri iki gihe ngo ryari n'ay'abantu bari kuyegera kandi bakayikungiraho. Insanganyamatsiko nini dufite mu itorero niyo gushima Imana, ariko tuyidevelope tukamanuka hasi tugiye kuganira ku mashimwe Imana ishaka y'abantu bayigungiraho bakayegera. Simbuza ibibazo byawe Imana, hanyuma nayo ikuvunjire amaganya yawe yatange ibisubizo. Nicyo kintu tugiye kuganiraho. Fata ibibazo byawe n'amaganya yawe ubisimbuze Imana, hanyuma Imana nayo ize ikuvunjire ibibazo wari ufite have n'iki ibisubizo. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma Zaburi ya 73. Zaburi ya 73 umurongo wa mbere ni paje 562. Paje 562, Zaburi ya 73 umurongo wa mbere. Aha hantu nahageze ngo mbabwire, tugiye gusoma iyi Zaburi mu byiciro bitatu nayishyizemo. Icyiciro cya mbere tugiye kuganira kuri Asafu, ubwo yari ari mu rusengero ari gukora umurimo w'Imana, yarangiza akagira intege nke nk'uko turabibona mu murongo wa kabiri. Yarangiza yakwitegereza umuntu udakijijwe udasenga munyuzeho n'ikimodoka, abandi bafite ibizuwe ntanze afite, atangira kwibaza ngo ariko ubundi gukorera Imana byaba bifite umumaro. Zaburi rero turayisoma muri gurupe 3. Ku murongo wa mbere turaza gusoma ibyo ngibyo, hanyuma ku murongo wa 16 turebe umwanzuro yafashe amaze kubona ko hari ikibazo agize. Tuze no gusoma mu mirongo ya 27 tureba umwanzuro mu by'ukuri Imana yamuhaye. Umurongo wa mbere reka dusome mu izina rya Yesu. Ni ukuri Imana igirira neza ab'Isiraheli bafite imitima iboneye, ariko njyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zisigaje hato zikanyerera. Kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Dusimbuke tujye ku murongo wa 16 w'Izaburi ya 73. Dusome. Natekereje ko nabasha kubimenya, birandushya birananira, kugeza aho nagiriye abera h'Imana nkita ku iherezo ry'abandi. 18. Ni ukuri ubashyira ahanyerera, urabagusha bagasenyuka, erega bahindutse amatongo mu kanya gato. Ubwoba bw'uburyo bwinshi burabatsembye rwose, nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu akangutse. Niko nawe Mwami nukanguka uzasuzugura icyubahiro cyabo cy'igicucu. Dusome umurongo wa 26 w'Izaburi ya 73. Umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare n'umutima wanjye wungiraho, umutima wanjye wungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Tuvuge ngo amen. 27. Kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakurekeshejwe no kurarikira bose. 28. Ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri iki. Kugira ngo amen. Umwami w'iteka niwe yize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yagize gute. Imana ibahe umugisha. Twirukanze tujye mu isezerano rishya ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abefeso ibice 6, paje Abefeso ibice 6, paje 198. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 kuri paje 198 turasoma umurongo wa 14. Abefeso ibice 6 umurongo wa 14. Hagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kumisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. 17. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka,
mu buryo bwose bwo gusenga no kwiringira, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Nakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo y'Imana mu Efeso ndetse dusoma no muri Zaburi. Pawulo abwira Efeso ngo mwakire agakiza kabigofe, arababwira ngo mwongere mutunge kwizera. Iyo usomye Bibiliya ikubwira ko Asafu yari umuntu ukomeye mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu, kandi ubwo twagiye. Asafu ngo yari umwanditsi w'indirimbo ukomeye, ndetse na saa zawe zisubizamo abantu intege. Haleluya. Ngo yari umuririmbyi ukomeye i Yerusalemu, ndetse Bibiliya itubwira ko Asafu yari umucuranzi ukomeye mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ariko iyo usomye umurongo wa 2 utangira kubona ikibazo Asafu yagize. Iyi nsanganyamatsiko turi kuganira ivuga ngo dufate amaganya yacu n'ibibazo byacu turebe Imana isigaye irwana nabyo. Niyo nsanganyamatsiko Imana yampaye kumbwira abantu ngo mbabwire ngo muri iki gihe cya Rwanda shima Imana irashaka amashimwe y'abantu bayihungiyeho. Imana irashaka amashimwe y'abantu bongera kuyegera, kuko kwegera Uwiteka niko kwiza kuri twe. Imana ishimwe. Abantu benshi mu nzu y'Imana bagushijwe n'ikirere. Nta nubwo ari mu nzu y'Imana gusa, ni no hanze. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba, ntabwo ndi umuhanzi ariko hari igihe njya kuvuga ubutumwa nkumva akaririmbo karaje, ivuga ngo kuki abantu bashobora kujya gusenga ariko ntibakizwe, ngo abantu bakumva imiburo y'Uwiteka ntibahindukire, ngo bakumva ijambo ry'Imana ntibere imbuto. Hari umuntu wigeze abaza undi ngo aramubaza ngo ko dufite abantu bakijijwe basenga, abakristo barenga za 80 mu Rwanda, muri 94 abantu bakoze jenoside bavuye he? Kuki ushobora gusanga umuntu yarabatijwe ariko ugasanga ari kuri gereza ashinjwa kwiba? Abantu benshi mu nzu y'Imana babamo n'abatarakira Yesu umwami n'umukiza bari kutwumva, cyane ko muri iyi minsi twabonye cyane n'ubwo turi kubwiriza isi yose, abantu bazira kutizera Imana ngo bayikomeze. Nizeye ko muri kubyumva, ndabona abantu bamwe bari kugira bati Asafu rero yari ari mu rusengero, ibirenge bye bitangira kumanuka. Abantu bose bari mu rusengero bari kubona ukuntu mpagaze. Urabona ko ibirenge byanjye biri kureba imbere, umutwe uri kureba imbere, amaso ari kureba imbere, umunwa kuri mikoro. Ni uko Imana ibishaka mu murimo w'Imana. Iyo ikirenge kimwe gitambitse rero tubyita gutambika ibirenge mu gakiza. Amasengesho aba yagabanutse. Iyo amasengesho agabanutse, hari imbaraga z'umwuka wera ukingiriza abana b'Imana basenga. Gakanonizeye ko mukumvise. Uyu mwuka wera niwe waje mu nkingi y'igicu akingiriza Abisiraheli. Abanyegiputa baraza ntibabona Abisiraheli bambukira mu ibanga. Imana ishimwe. Uyu ni umwuka wera wakingirije Mariya kugeza ubwo umugambi w'Imana kwa Yesu kuducungura gusohora. Ni umwuka wera watabaye Isaka icyuma cyazamutse. Iyo umuntu rero agabanyije amasengesho, uwo mwuka wera iyo tuwufite wo kwizera Imana utuma Imana itura muri twe, tukajya tubera isi nk'ababambye tukanabona isi nk'ibambye. Umuntu yakubwira ngo umuhora wawe umunsi bawufunze, ukumva Yesu ari kuririmba mu mutima wawe, waryama ukabona amaraso ya Yesu ari gutembera muri wowe, ukavuga ngo umuhora wawe umunsi ufunze ntacyo bibwiye kubera ko ufite Yesu wacuye. Dukomere Imana amashyi. Uyu mwuka rero utuma tubasha kwandika indirimbo nziza niwo Asafu yabagamo. Umunsi umwe rero atambika ibirenge. Dore ikibazo dufite ni iki ngiki, ugasanga umuntu ari mu rusengero ariko atambitse ibirenge. Atambitse ibirenge. Umunsi umwe rero Asafu avuye kwandika indirimbo no guhimbaza Imana, abantu bamuzi nk'umukozi w'Imana ukomeye, Satani aramusura, kwizera kuratirimuka. Iri jambo ryitwa kwizera twasomye muri Cy'Abakarongo, ugenda urikoresha iwawe mu rugo, ubwira umugabo, ubwira umugore, ubwira abana mu ijambo ryo kwizera umugoroba ryongeye kumanuka ari rishyashya muri njye. Kuko kwizera niko gutuma tubasha kuba ku isi, kwizera niko gutuma tuba mu gitabo cy'ubugingo, tukiringira ijuru tutarabona, tukumva ibyo Bibiliya ivugana natwe, tukumva ko Uwiteka ari kugira ngo turwanirire. Uku kwizera niko kuzatuma Yesu agaruka aje kureba imari yasize abikije mu bantu bakareba niba kwizera kukiri mu isi. Asafu rero Satani yaramusuye. Iyo Satani amusuye gatoya ibintu byose birangirika,
kuko iyo kwizera kunyeganyeza uhita ubimenya nk'umukristo ukumva ibintu byose birangiritse. Satani yaramusuye gato avuye kurepeta amukoraho. Ubwo ngiye kuva kuri Asafu wo muri Zaburi nze kuri Asafu wa Kicukiro nje kuri Asafu wa Kagarama, avuye kurepeta ahagaze kuri kaburimbo, nta mafaranga yo gutega bisi ngo ajye mu rugo, nta mafaranga yo gutega moto ngo ajye mu rugo, n'ay'igare nayo ari kugenda n'amaguru kandi n'imvura iramanutse n'umutaka afite urashaje. Muri ubwo muntu atarameze nabi, uwo ni Asafu ndi kubabwira. Agiye kubona ngo na cya bisi kiratambutse, arebye nkabona abantu babonye itike yo kugenda muri bisi harimo n'abatarabatise, agira ikibazo mu mutima. Iyo kwizera kuvuye mu mutima, Satani azana n'ibibazo. Iyo kwizera kukiri mu mitima yacu, ibibazo byacu aba ari iby'Imana igomba kudiringa nabyo, ikagira uburyo ibisekuramo, ariko umuririmbyi aririmba ngo ntabwo nzi uko ubigenza, ntabwo nzi uko ubikora, icyo nzi ni uko utegetse bitungana. Umwuka wera aza mu bantu bafite kwizera, akadukingisha iriya nkingi, ukaba mu mutuzo w'Uwiteka, ukagira ibibazo ntabwo ntahari. Hashize umwanya hatambuka urumoto rwiza rushyashya, Asafu wa Kicukiro ari hariya kuri gare yabuze uko abigenza, abona rwicaye nk'umuntu utarabatizwa, ikindi kibazo mu mutima we kiba kiravutse. Ubwo tugeze ku murongo wa kabiri, abakurikiye neza 73:2. Mu kandi kanya noneho Asafu aho yangirikiye hatambutse noneho ikijipe, ikimodoka cy'ikijipe cy'igikara gishyashya kikiva mu kinamba, arebye nabona hari nk'umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, arangije agira ikibazo. Yibaza ibibazo bikurikira agiye kubabwira. Ubwo yari yamaze kujya mu ntege nke, ariko Bibiliya itubwira ngo ibirenge bye bitangira kumanuka. Twasomye Bibiliya tubwira ngo twakira agakiza k'ab'ingofero, ariko ngo dukwete inkweto aribwo butumwa bwiza. Ndagira ngo mubwire ko nta butumwa bwiza wavugira Imana udafite kwizera, aba ari ugukurura gusa. Aba ari ugukurura, niyo mpamvu bazakubwira ngo hariya hari amafaranga adafite gahunda ukajya kuyafata, niyo mpamvu bazazitangaza ngo hari abantu bagomba kwicwa nawe ukajya kwica ngo wabonye imari. Ariko muri uyu mugoroba nongeye kukuzanira ijambo ryo kwizera, kugira ngo Imana ijye ikorana nawe ibikomeye by'ubutwaro uhagarara imbere ushime. Turi mu gihe turi gushima Imana ko yagiriye neza igihugu cyacu, ikadukura muri jenoside. Murabona ukuntu twambaye neza, murebe ibitenge twambaye, murebe ikote nambaye, murebe ukuntu abashumba bakeye, ariko Imana yongeye kugaruka ikubwira ijambo ryo kwizera imbaraga z'Imana. Arangije babona ibimodoka, abona ngo abantu batizera Imana ngo bakize, ababona ibifaranga. Uwo ni Asafu waguye. Dufite abantu baguye bari muri korali, dufite abantu baguye barabatijwe, dufite abantu baguye ari abizera bashya, dufite n'abantu b'ubwoko bwa kane baguye batarakira na Yesu baba mu isi, bazi ko umuntu usenga adashobora gutunga amafaranga, bazi ko umuntu usenga adashobora kubaho neza. Naho Asafu yari ageze, za nkweto nababwiraga impamvu nazitinzeho, inkweto zambarirwa ku birenge. Inkweto rero ziravuga ubutumwa bwiza, ariko ibirenge byo murabona ko ari byo mpagarariyeho ndi kuvuga ubutumwa bwiza. Ibirenge bivuga fondasiyo, udafite ibirenge ntiwahagarara wahirima. Iyi fondasiyo rero niyo kwizera Kristo umwami wacu. Tumukomera amashyi. Umuntu wizeye Kristo arakomera, umuntu wizeye Kristo abona Imana muri situations zose. Bya birenge rero ngo bitangira kumanuka kw'ibirenge bisobanura ko kwizera kwa Asafu kuragiye. Arangije aricara ngo yibaza ngo ko maze kugwa mu kwizera, nkaba maze kubona nanditse ibintu bike ngiye kubabwira. Yabonaga abantu batizera Imana ngo bakize bafite kashi, bafite ibifaranga. Ikintu cya kabiri, ngo yabonaga basa n'abafite amahoro. Yabonaga ngo abantu badakijijwe basa n'abafite amahoro, bakabona bafite ibimodoka bagendamo, bya bimoto nakubwiye, bafite ibikote biteye ipasi, bakabona basa n'abafite amahoro. Ariko mu by'ukuri nta mahoro baba bafite, ahubwo basa n'abayafite. Ngo wagira ngo nta bihano bibageraho, bakabona bafite ibizu byiza by'amamiliyoni ahenze, wowe yirebye agira ngo arakennye. Arangije ngo yibaza ngo ese gukorera Imana bifite umumaro? Ni Zaburi ya 73 tukiri. Arangije ngo abona ababi basa n'abamurusha sigise, akabona basa n'abagira ijambo, babona abantu badakijijwe bafite izina biremereye byo mu butegetsi no mu bucuruzi. Arangije kandi babona bagira abafollowers benshi. Asafu ngo arebe kuri YouTube abantu baririmba ibiririmbo by'isi bitarimo kujyana abantu kuri Kristo, ngo bafite abafollowers benshi,
akabona ibiririmbo byabo byarebwe ngo arebye yakoranye yabona ntiyarebwe cyane, arangije aragwa mu kwizera ngo yibaza ngo ariko gukorera Uwiteka byaba bifite umumaro. Arangije atekereza icyo yakora. Ubwo tuributse mu cyiciro cya kabiri nagiye mbaha twasomye, nibwo yagiye ngo aravuga ngo ubwo ibintu bincanze, haleluya, bwira mugenzi wawe ngo gusenga gucangura ibintu byari biducanze. Gusenga amasengesho ni umuti ukomeye cyane. Ugusenga ariko kwacangura ibintu byari bicanze Asafu. Ikintu cyisha abarokore n'abantu abarokore batarakizwa, abananiwe kwakira Yesu birabishe, abakiriye Yesu birabishe, ni ukudafata umwanzuro ku kibazo ugize ngo ukimurikira Imana mu masengesho. Arangije ngo ajya ahera, niko Bibiliya yatubwiye, arangije gusenga Imana imwishurira iherezo rya ba bantu yari ari kubona ngo bameze neza, yitegereje mu buryo bw'umwuka ngo abona iherezo ry'abo bantu batarakizwa, nubwo bafite amafaranga, nubwo babyibushye cyane, bafite amataye, babona iherezo ribi. Ndakubwira ibintu Asafu Imana yamweretse nibura. Imana yaramubwiye ngo uriya muntu uri kubona bariya bantu bafite urashira. Nkunda ijambo ry'Imana riri muri Yakobo rivuga ngo mwene data ukijijwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, wajye yishimira ko afite isumbwe. Riri muri Yakobo mu bice 5. Isumbwe risobanura ko uri mu isi uzabaho neza ufite amahoro mu mutima. Isumbwe rivuga ko nyuma y'ubuzima abantu batizeye Yesu bazapfa bagashiraho bakarimbuka, ariko ukazabana n'Imana iteka ryose wambaye amaranga, kubera abantu bazanye kuri Yesu uririmba Imana icyubahiro, kubera abantu bazanye kuri Yesu ubwiriza, kubera abantu bazanye kuri Yesu ucuranga wa mugabo we, kubera abantu bazanye kuri Yesu ushumba. Iryo sumbwe rizatuma ubasha kubaho kabiri, kugira abantu badakijwe bazabaho rimwe kandi bakagira n'iherezo ribi. Bazabaho n'umuriro n'amazuku bibatwike, ariko we hano ku isi uriho kugira ngo turiho, no mu ijuru tuzabaho kugira ngo tuzabaho. Hanyuma rero ngo Imana iramubwira ngo bariya abantu bafite umubiri birirwa basiga, bitukuza, basiga icyatsi kibisi, basiga umuhondo, batora amazuru n'ibindi bitandukanye. Imana arangije iramubwira ngo bariya abantu umubiri bari kwiratana urashira. Bene data turi kumwe muri uru rusengero, iyo umubiri utamazwe n'uburwayi, ntumarwe na sida, umarwa n'ubusazi. Njya nitegereza abantu, hari abantu nzi neza bahagarara imbere nkabona ari imisore bakeye, none sigaye njya kubasura batubyaje ubutumwa bwiza n'abandi nkabona imvi zaraje. Wabyemera wabyanga, uyu musatsi uzahinduka umweru. Wabyemera wabyanga, inzara zivamo, amenyo akavamo. Asafu arangije abona cya kintu abantu yari kugira ngo baramurusha. Imana iramubwira ngo ziriya poketi bambaye batambara neza ngo bambaye Imana neza, Imana iramubwira ngo uriya mubiri ujya ushira. Asafu agiye kubura abona nibyo umubiri urashira. Imana itugirire neza. Kabiri, yarebaga abantu ngo badakishwa, kubona harimo abafite pawa, imbaraga z'ubutegetsi, imbaraga z'ifaranga, karitsiye yose bafite ibizu bacuruza, bafite ibifaranga byinshi. Imana iramubwira ngo imbaraga z'umwana w'umuntu zijya zirangira. Asafu ari mu masengesho arareba, abona ikintu Imana yanditse, abona nicyo imbaraga z'umwana w'umuntu zijya zigerekeye zikarangira neza. Ukumva bari kukubwira ngo uriya muntu yari igitifu ngo y'agasinya agatera amakashe, ariko uyu munsi ntabwo yabikoresha. Nari umugabo ntabwo igihabwa iki. Gatatu, ubutunzi. Imana iramubwira ngo ubutunzi bujya burangira. Umuntu wari ufite ibisambu byinshi bakabiteza cyamunara, umuntu wari ufite ibifaranga byinshi bikubama. Imana iramubwira ngo ibeni y'abadakijwe igihe kijya kigera ntayubika. Twihute, ubuzima burahinduka. Hari n'umuntu wabirimbye ngo life changes. Ubuzima burahinduka, umuntu agasaba uwo yimye. Ntuzajya ufite shikarete ebyiri ujye uha mugenzi wawe yirire. Ubuzima bujya buhinduka, uwafungaga akaba ari uri gufungwa. Ibyo bintu byose uko ari 6, Asafu Imana ibimukubise mu masengesho, aravuga ati ndabyemeye. Arangije yandika iriya mirongo twasomye ngo igihe kijya kigera bagasenyuka, Imana igakubita hasi bikameneka. Arangize agira iyerekwa ngiye kukubwira tugasenga Imana. Imana imaze kumubwira ibyo ngibyo, imaze kumwemeza, irangije aramubwira ngo ariko Asafu we njyewe ntabwo njya mpinduka. Arikiriza ati ibyo ntabwo ujya uhinduka. Iramubwira ngo uko wari nari meze bakubyara uyu munsi niko meze ufite ubwanwa nawe uri kubyara. Uko nari meze icyo gihe niko nzaba meze wowe n'usaza. Abantu barapfa bakavaho njye sinjya mpfa. Arangije agira iyerekwa rya mbere rivuga ngo Imana ni igitare cyacu.
dukomere Imana amashyi. Imana irishurira ko Imana ari igitare cyacu, ari umugabane wacu uhoraho. Imana irishurira ko ari umugabane wacu uhoraho twarazwe kuva twakwizera Yesu Kristo, twe gutambika ibirenge kuko turi hano mu isi, turiho turarya, ejo turarwara, Imana idukize, ejo tuzabaho, arebye abona no mu ijuru tuzabaho tumererwe neza. Imana irangije irishurira ko Imana ari umugabane wacu uhoraho. Ndetse icya gatatu, amafaranga atagura, Imana iduha amahoro kandi ikaduha ubugingo. Imana imubwira ko abantu banyizera nabahaye ubugingo. Asafu arangije ahindurwa n'amasengesho. Mwene data uri muri iri teraniro, igihe cyose wahagaritse gusenga, igihe cyose wahagaritse kumva imvugo y'Imana, umusaruro uvamo ni ugutangira kugenda ucika intege mu kwizera. Akantu watinyaga kakagufata kakagucomeka ku kandi, kagucomeka ku kandi, ugahinduka uruhurirane rw'ingeso mbi, ugatangira kubona Imana itakuzi, ukibagirwa ko Imana yagukoreye ubukwe, ukibagirwa ko Imana yakugiriye neza. Ibanga rero ni ukuba imbere y'Imana mu gusenga kandi ukongera kubyutsa kwizera kwawe kukaba gushyashya. Imana iramwishurira ahinduka Asafu uhindutse gucuranga ibyuma gusa ntacyo byatumarira. Niyo mpamvu twatangije indirimbo ivuga ngo Imana niyo buhungiro kandi ni inkomezi zacu. Haleluya. Asafu barahinduka, atangira kubona Imana, inkingi y'igicu ikingiriza. Iyo twizeye Imana hari ikinya cy'umwuka wera cyiza kikakujyamo, kubera ko njya nigisha abantu bababwira ngo hagati y'isezerano Imana yaguhaye no gusohora kwaryo harimo ishuri ryitwa amasomo y'Imana. Imana yagusezeranije imodoka ifite fime ujya n'abantu bagatinya, ya jipe ya pikapu. Hagati yo kubona imodoka n'ibindi Imana ikubwiriye habanza gucamo ishuri ry'Imana. Imana ikakwigisha agaciro k'abanyamaguru, kabanza ukagendesha amaguru urembe igaheka, kugira ngo iyo ni Imana. Icyo kikavaho, Imana ikakwigisha kugendera mu mutaka ukagutobokana, hagacamo akanya utarabona amafaranga yo kugura undi, waba uri kugenda ukumva utuzi tukuguyeho. Iyo utabaye maso ngo ube mu bihe byo gusenga, umwuka wo gucika intege ku kwizera wari ufasha Asafu uraza nawe ukagufata ugatambika ibirenge bigatangira kurinda mu mutaka. Jya ubwira Uwiteka, ubwire umutaka, ubwire n'imvura ngo ufite Imana iri kumwe nanjye. Iyo bivuze ko tujya kumva ijwi ry'Uwiteka mu mutaka uva, imvura iri kugufumba iri kukuganiriza. Asafu barahinduka. Hanyuma ibyo rero bivaho hakaza kuza no kugirirwa neza, ukabona umuntu akugurira umutaka cyangwa ukawigurira, igihe cyajya kugera ukabona itariki iruzuye, ukabona ya modoka Imana yavuganye nawe irayiguhaye, ukabona bwa buko Imana yakubwira uguhaye hariho abandi abantu batariho. Niyo mpamvu ubonye umuntu ahagaze kandi agahagarara neza. Abantu bagendana n'Imana, Imana yacu igikora icyumutse tugahagarara tukavuga Imana, duha Imana icyubahiro. Tugiye gusenga kuko iminota twahawe ndabona yuzuye. Ariko mbere Asafu muri Zaburi ya 73, ibirenge bye byari biri guhanuka yabuze kwizera, ariko afata umwanya wo gusenga. Nyuma yo gusenga abona ko kwegera Imana ariko kwiza kuri we. Haleluya. Mbere yarebaga ibibazo, ariko amaze kwizera no kongera gusenga atangira kureba Imana. Imana ihindura umuntu ibibazo bihari bikamumara ubwoba. Nta muntu uzakubwiriza bakubwire ngo dusenze Imana ngo imara ibibazo burundu, ahubwo iyo dusenze Imana twinjizamo kwizera gukomeye, bikatwinjizamo umwuka w'ubutegetsi, umwuka wera akaduha ikinya, tukabasha guhagarara mu mugambi w'Imana. Kubera ko imodoka twishakiye, abantu babona dukeye turi gukanga karitsiye, ariko nyuma y'iminsi mike twabonye ko Imana ibyubika ikagusekura hasi ukameneka. Ariko imodoka y'isezerano abanza gucamo ishuri ry'Imana kugira ngo uzabwitwara uzamenye guha agaciro abandi banyamaguru nawe warayagendesheje, umenye kugendera neza abamotari kuko nawe waramotari wageze kuri moto cyangwa uratega. Haleluya. Ariko igihe kikagera Imana ikakugirira neza. Tugiye gusenga, umushumba tumusabye indi itatu nabyemera. Dukomere Imana amashyi. Umushumba tumusabye indi itatu. Ndagira ngo mubwire amashimwe ya Mose ahantu yaturutse na Esiteri ubundi dusenge. Mose yari ayoboye ubwoko bw'Imana, arangije aterwa n'abamaleki bafite intwaro zikomeye. Amaze kumenya ko bamuteye, ntabwo yarize nka Asafu, nta kindi yakoze, yari afite kwizera nk'umushumba. Ahita azamuka ku musozi wa Refidimu arasenga, ajyana na Aroni na Huri barasenga. Urugamba baruragiza Imana. Bamaze kururagiza Imana, bohereza Yosuwa mu kibaya. Imana ikora ibitangaza bitatu.
iyo dusenze tukaragiza Imana ubuzima bwacu idukomereza mu kwizera kandi igakora ibitangaza. Ntabwo Imana igira ibitangaza by'umunyamasengesho. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iracyafite ibitangaza by'umunyamasengesho. Imana ngo yasizana Bibiliya igirana nabo amasezerano. Abanyamasengesho nibo bantu bonyine bagirana kontara n'Uwiteka. Nta kontara uzasinya n'Imana udahita gusenga, kuko Imana ivugira mu masengesho. Ibahereza kontara igizwe n'uduce dutatu. Aritikire ya mbere yari kuvuga ngo ubwo ugize ikibazo mugasenga, nk'uko Asafu nawe yasaga akavuga ngo burya kwegera Uwiteka niko kwiza kuri njye. Haleluya. Umwami Imana niwe yise ubuhungiro bwanjye kugira ngo namamaze imirimo yakoze. Ngo Imana yahise ivuga ngo muyeho kwibuka ko Abamaleki muri kubona hano Refidimu ihitamo Yosuwa ububasha, aragenda yica Abamaleki bose, abaganga bazarakora ubu Abamaleki barashize. Mu yandi magambo, ibigeragezo wari ufite iyo usenze Imana iguha pawa cyangwa imbaraga zo kubikandagiramo nkaho nta ntare. Abamaleki bize kurwana, bafite ibifaruka bigiye kubafata muri gufata ibishyimbo bitetse ku bitoki, kandi ari abasirikare batojwe. Imana ishimwe. Haleluya. Irangije iravuga ngo ndabizi ko hari Abamaleki bake basigaye mu rugo bataje kurwana. Dore icyiza cyo kwizera Imana ugasengera mu kwizera, igukiza ibibazo bya none ariko ikavuga no ku bibazo biri imbere. Iravuga ngo mwandike mu gitabo y'urwibutso ko atari Abamaleki mwari muhuye nabo hano nishe, ahubwo nishe n'abandi Bamaleki bazavuka nyuma n'abasigaye mu rugo batari baje kurwana. Nzabamaraho munsi y'ijuru bibagirane kubera ko musenze. Iyi Mana iyo uyisenze ni Imana ikuraho ikibazo kikibagirana. Ni Imana igizwe ibintu tutigeze kugira. Ni Imana ibasha kudusubiza ibintu twari twaragize tukabibuzwa n'Abamaleki. Hashize imyaka 500 Imana ireba mu bitabo byayo. Mose yaratashye, iravuga ngo nari naragiranye isezerano na Mose na Yosuwa ko nzakuraho kwibuka kw'Abamaleki. None hari Abamaleki ndi kumva barokotse. Yohereza Sawuli aramubwira ngo jya kwica Abamaleki bamareho n'umwami wabo Agagi. Iyo ni kontara be yayo nyuma y'imyaka yagera muri 500. Twihute. Murabizi ko yarokoye umwami Agagi, Samweli akamwica kubera ko Uwiteka Imana yari yishe Abamaleki. Hashize indi myaka igera muri 500, Esiteri na Moridekayi bari kwahasura umugambi w'Ubuperesi. Hamani yishyira hejuru, yishyize hejuru, baravuga bati reka twongere dukore ibyo Asafu yakoze, tujya ahera dusenge. Komera Yesu amashyi. Mana yawe. Haleluya. Basenze Imana yongera kureba mu bitabo, ibona hari kontara yagiranye na Mose ku musozi wa Refidimu ko izakuraho kwibuka kw'Abamaleki. Irebye Hamani ibona ni Umwagagi, uzasoma Bibiliya uzabisangamo. Irebye isanga umwami w'Abamaleki yitwaga Agagi, iravuga ngo uyu Mumaleki nawe navuze ko batazahoreka mwice. Basenze Hamani baramuzana n'icyubahiro. Wirebera abantu bagukangisha icyubahiro, wirebera abantu bagukangisha ifaranga bafite, witinya amahembe waba umusazi, ahubwo reba ko kwizera guhari n'agapasiwadi ka kabiri kitwa gusenga. Umwagagi wari warasigaye mu Bamaleki, Hamani rero bamushyira ku rubango yari yarasongoye. Ubuzima bwa Hamani burarangira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Waba uri n'iri teraniro waragize gushidikanya kuko Imana yavuganye nawe, Imana ikubona nk'umuntu waguye. Waba uri muri iri teraniro waragize intege nke mu murimo w'Imana, ukajya useta ibirenge, ukabona Leonsi y'abaturage udasenga w'umucuruzi afite imodoka ukagira ngo ameze neza. Asafu amaze kukubwira ko igihe kigiye kugera Imana ikamuceka, ahubwo ibyo wakaba ari byo bihagaze. Agiye gutambuka uwasenze. Waba uri kumva nahindura ijambo ry'Imana rikubwiye, waba waje guterana natwe ukumva ushaka kwakira Yesu n'Umwami n'Umukiza wawe, reka tubwire n'uriya muntu wowe urahira uri kutwumva kuko dufite cano. Waba ushaka guhindura imitekerereze ukavuga ngo ahubwo guhungira ku Uwiteka niko kwiza kuri njye. Urahaguruka mu mwanya wawe, turare umushumba adufashe gusenga kugira ngo Imana ikugarure mu nzira, wongere kureba Imana, Imana ishoboye, aho kureba ibibazo uri kubona ku isi, aho kureba umuhoro wawe umunsi, aho kureba bizinesi yawe yapfuye, aho kureba ibibazo bitandukanye biguhangayikishije, ahubwo ukongera kubona Imana, Imana ikakubonera izo ntege nkeya wagize. Ni karibu umushumba udufashe gusengera abantu bumvira ijambo ry'Imana ribakozeho bakaba bashaka guhindura uburyo. Urahagarara mu mwanya wawe, umushumba adufashe gusenga Imana, narangiza
tutishe gahunda ndaza gusenga nk'iminota ibiri isengera abantu bafite ibyifuzo runaka bakaba bifuza ko Imana ibicira abamaleki. Imana ibamugisha zashira kubera ko wakiriye Yesu akaba ari mu buzima bwawe, kandi numara kumwakira si wowe uzaba urimo, ahubwo Kristo azaba arimo muri wowe. Umutambuke ngo dusabe abahagurutse batambuke baze mukeka, hanyuma z'abakozi b'Imana tubegere, hanyuma tubasengere. Dushimira Imana kandi tuyitunge umukozi w'Imana, tugurire Imana imuhe umugisha.